twakire nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu. Rero televiziyo Rwanda mukabona ko nyakubahwa perezida Paul Kagame amaze kugera aha ngaha ari kumwe na madamu Jeannette Kagame. Nyakubahwa perezida wa repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nitwa Rwakanikora, abandi umukozi mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka abanyarwanda twizihiza umunsi mukuru w'intwari z'igihugu, tukavuga ibigwi intwari zaranzwe no gukunda igihugu zikakitangira, intwari zaranzwe no guharanira ukuri. Nyakubahwa perezida wa repubulika, uyu munsi twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 29. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti ubutwari mu banyarwanda, agaciro kacu. Gahunda iteganyijwe kubera hano nyakubahwa perezida wa repubulika niyo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Harabanza mwe nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu, mu cyubahiro cyanyu mwakwigira imbere mugashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu. Hakurikiyeho nyakubahwa ambasaderi uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga. Your Excellency Ambassador, please come forward and lay the wreath on the national heroes symbol. Thank you, Your Excellency Ambassador. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nyuma yo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari, turafata umunota wo kuzirikana intwari z'igihugu zatabarutse.
umuhango waberaga hano ku gicumbi cy'intwari z'igihugu uyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu urahumuje. Mugire umunsi mwiza. Murakoze.